Igitondo cyiza tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu Romate kandi tubifurije amahoro, tubifurije amahirwe muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Ni umugisha rero ukomeye kuba tugize andi mahirwe muri iki gitondo cy'umugisha ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ni umugisha buri gihe iyo twagize uburyo bwo kuganira namwe ijambo ry'Imana bitwongeramo imbaraga, kandi namwe abadukurikiye mu kiganiro Romate nibwira ko mugira umugisha wo gusabana n'Imana binyuze mu magambo tuba twasangiye mu gitondo, uko Imana iduhaye uburyo ikadushoboza. Dushimye Imana rero muri iki gitondo, reka dusenge dusabe Imana kugira ngo umwuka wayo aze atumurikire igihe dusoma ijambo ry'Imana ricengere mu mitima yacu. Mwami Yesu, turagushimiye cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Uri wera kandi urakiranuka, tubabarire gukiranirwa kwacu kose kugira ngo igihe dusabana nawe Data Mwuka wera aganze imitima yacu, maze twumve ijwi ryawe igihe dusoma amagambo yawe, dufashwe nayo kandi tuyoborwe nayo mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Un bon matin à tout le monde. Mwese igitondo cyiza, good morning. Igitondo cyiza cyane kandi tubashimiye Imana cyane muri Kristo Yesu. Ndewe ni Theogene Kayiranga, umwigisha muvugabutumwa mushumba muri Good Samaritan Family Ministries. Turabashimira Imana cyane. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha. Bashimiye Imana kandi nishimiye kubana namwe mu minsi turimo dusangira ijambo ry'Imana. Iyo nagize uburyo nkabona mfite umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana, nibyo bihengira by'umunezero. Bameze nk'ubafite imbere ndimo musangira namwe ijambo ry'Imana, ubwo abakurikiye ikiganiro Romate abenshi ni inshuti zanjye, turaziranye. Nshimishwa rero nuko mukurikira ikiganiro Romate. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice byaho 31 umurongo waho wa 14. Haravuga ngo ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye, ni ku Uwiteka avuga. Ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Aya magambo ni amagambo navuga akomeye, ntabwo ndi buyatindeho cyane cyangwa yavugeho amagambo arambuye cyane, ariko ushaka kubabwira gikomeye kandi gifite imbaraga nuko Imana imenya ubuzima bw'abantu bayo, bayikorera umunsi ku wundi badacogora. Hari igihe tuba turi mu buzima bwa buri munsi tukibwira ko Imana itatuzi, ukibwira ko Imana itakuzi. Hari umuririmbyi waririmbye ngo kuki uhora wiganyira wibwira ko Imana itakuzi. Sinzi akarimbo melodi yabo, kuki uhora wiganyira ukibwira ko Imana itakuzi. Ariko Imana iratuzi bene data, iratuzi twebwe. Muri Kiliziya Gatolika rero bavuga ngo twebwe abiyeguriye umurimo wa ritari, bavuga abasaseredoti n'abandi bagiye biyegurira imirimo y'Imana. Twebwe abiyeguriye umurimo wa ritari, twebwe abemvesisha ubuzima bwacu mu kuvuga Yesu, twebwe abavuze ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi buzaba burimo kuvuga Yesu openly, dusoma ibyanditswe tuvuga Yesu, dusobanurira abantu umutima w'Imana n'icyo Kristo abashakaho. Bivuze ko n'abandi bari mu zindi secteurs z'ubuzima badakorera Imana, abari mu buganga, abari mu buvuzi, abari ahantu henshi hatandukanye, nabo bakorera Imana muri izo secteurs Imana yabashyizemo. Ariko the ministers ab'Imana yahaye kuvuga ubutumwa mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaba basoma ijambo ry'Imana, bakagira n'amahirwe yo kurisangiza abandi, kugira ngo ahari imitima yahabye, ahari imitima iri mu bwigunge, ahari imitima iri mu bibazo by'uburyo butandukanye, ibashe komatana na Kristo. Abo ngabo Kristo aravugana namwe muri iki gitondo ngo abo ngabo azabahaza ibibyibushye, ngo abatambyi nzabahagisha ibibyibushye. Amen. Iri jambo ni ijambo risubiza intege mu mibiri yacu, mu bugingo bwacu, cyane cyane twebwe abiyeguriye uwo murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo nkeneye kubusobanura none ngo nerekane abo ngabo biyeguriye umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza ngo azabahaza ibibyibushye. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Iyo umuntu wese arimo akora umurimo w'Imana ariko agamije kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru,
we acishwe bugufi hagaragare Kristo, uwo nguwo afite umugabane ukomeye cyane ku Mana. Kandi ngo n'abandi bantu bose ubwoko bwanjye, umurongo wa 14 avuga ngo kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye. Amen. Ni umuntu akubwiye ngo uzahazwa n'ubuntu bw'Imana, hari igihe ushobora kubyumva ukumva ni ibintu biciriritse, cyangwa ukumva ni ibintu bidafite imbaraga, ukumva ni ibintu bidafite ireme, ukumva ni ibintu bidafite imbaraga zisanzwe. Ubuntu bw'Imana ni gute bushobora guhaza abantu maze bakumva baranyuzwe, bakumva nta kibazo bafite? Ariko ryo nkubwire ngo mwene data, ubuntu bw'Imana burimo ibintu byinshi cyane. Ubuntu bw'Imana harimo faveur, harimo kugirirwa ineza n'Imana, harimo kurebwa n'igihe udashyitse ukagirirwa imbabazi. Haleluya. Harimo kurebwa n'igihe utari mu murongo mwiza w'iby'Imana yagombye kubigushakaho, ariko ikabugaruza ubugwaneza. Harimo no kuba washobewe, wabuze epfo na ruguru, ariko Imana ikakugirira neza, ikaguha ibisubizo by'ibibazo wibaza. Ubuntu bw'Imana harimo imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu Pawulo Imana yamubwiye ngo igihe yasabaga agira ngo igishako cyari kiri mu jisho rye cyangwa se mu mubiri we kibashe gukurwaho, hanyuma akamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Avuga ngo we Pawulo, ndakubwiza ukuri, ubuntu bwanjye buraguhagije. Ni ukuvuga ngo ndi kumwe nawe, ntacyo uzanyenyana. Iki ngaka ni affaire toto, aka karoroshye, aka ko wabasha kubana nako ndi kumwe nawe. Kereka ntari kumwe nawe nibwo iki kibazo urimo unyuramo cyabasha kukuremerera kikakubera umutwaro. Ariko ndi kumwe nawe, kagendana nawe, nkumva uri muri jye nanjye ndi muri wowe, nta kabuza ibyo waba uri munyuramo byose wabinyuramo ufite ibyiringiro kandi ufite imbaraga. Mwene data nkurikira mu kiganiro Matin, ndagira nkubwire ngo nawe unezezwe n'ubuntu bw'Imana buguhaze. Nagusabira kugira ngo ubwo buntu bw'Imana buguhaze, nagusabira kugira ngo ubwo buntu bw'Imana bukunyure, kandi nagusabira kugira ngo unezezwe no kuba uri umukiranutsi mu ijambo ry'Imana, unezezwe no kuba uvuga ijambo ry'Imana, unezezwe no kuba uri umuyoboke wa Kristo. Nkoresha amagambo yoroshye cyane. Unezezwe nuko uri umuyoboke wa Kristo, unezezwe nuko uri uhamagawe mu ruzabibu kugira ngo ukorere Imana, unezezwe nuko Kristo akuzi, unezezwe nuko wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi unezezwe nuko ubusabane bwawe n'Imana buri proper and right now. Unezezwe nuko ubusabane bwawe n'Imana buri ku murongo mwiza muri cyitondo. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Ugira umunsi mwiza rero, ugira umunsi mwiza, kandi utekereze kuri ayo magambo. Wowe wiyeguriye umurimo w'Imana, uvuga ngo uzahazwa n'ibiryoshye, nta nzara izatwica, ntabwo tuzicwa n'inzara. Hari abahoze atera urwenya avuga ngo kuki mbona udasaza, kuki hari n'abantu atarabona ko umusatsi ugenda ushiraho, ariko kuki mbona udasaza, kuki mbona uhorana itoto. Akavuga ati ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo rw'Imana, ni imigisha Uwiteka umwami wacu Yesu Kristo aduha uko bukeye nuko bwije. Ubanza ari amavuta adusiga bitewe nuko twiyeguriye kuvuga ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwe. Akavuga ati abana banjye ntabwo muzagwa gacuho, ntabwo muzagwa gasi, ahubwo nzakomeza kubahaza ubwiza bw'Imana, nzakomeza kubahaza ubwiza bwanjye, nzakomeza kubaha imbaraga. Nimujyana aho mugiye gucogora, nzakomeza kubana namwe, nzakomeza kubashyigikira. Haleluya. Ibyo nibyo bitusiramo ikibatsi cy'umuro, tugakomeza dufite ibyiringiro, mu maso yacu hakomeza hakeye, tugakomeza tumwenyura, tuvuga ngo Kristo niyamamare. Haleluya. Kristo nagume muri twebwe, Kristo nakomeze adutere iteka, aduhaze ibibyibushye, aduha ireme, aduha imbaraga mu mubiri. Haleluya. Aduha imbaraga mu mubiri, aduha imbaraga mu bitekerezo, aduha imbaraga no mu buryo bwa mwuka, tubasha kuvuga ijambo ribasha kuvana abantu mu bwigunge, tubasha kuvuga ijambo ribasha kuremesha imitima, tubasha kuvuga ijambo rituma imitima yari itendebutse ibasha gukomeza igakomera. Bene data, abakuri ikiganiro Matin, ndabinginga kugira ngo mukomerezwe muri iri jambo tuvugane namwe muri iki gitondo. Mwuka Wera aduhaye kugira ngo turisangire, kandi ubuntu bw'Imana bubanyure, ubuntu bwa Kristo bubanezeze, kuko bukubiyemo imigisha yose mwakwifuza muri Kristo Yesu. Gendana na Yesu, tembea na Yesu, kandi umwuka w'Imana akomeze gutwarira mu bitekerezo byanyu uyu munsi wose. Mugire umunsi mwiza, kandi umugisha n'amahoro bya Kristo bibane namwe
none iteka ryose. Amen. Mwami Yesu, umugisha abantu bawe, kandi abahangayishwe no kuvuga ubutumwa bwiza ukomeze kubabyibushya, ubaha ibinezeza imitima yabo muri Kristo Yesu, kugira ngo bakore badafite irari ry'ibintu, ahubwo bakore banyuzwe rwose kandi bahagijwe n'ibyo ubagenera buri munsi, kandi twese duhazwe n'ubuntu bwawe kandi tunyurwe nabwo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire umunsi mwiza. Yesu abanezeze kandi amahoro ye abayobore kandi abayoboke mu izina rya Yesu Kristo. Amen.